The Ben ku isonga, Bwiza hejuru cyane, ni bamwe mu bantu bavuzwe cyane muri iki cyumweru, na cyane ko The Ben yagiye kuganiriza abanyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda, ndetse aho yabasha kuhahurira na Scovia, aho baje gusetsa abantu, ariko ntabwo icyo nshaka kugarukaho cyane, icyo nshaka kugarukaho cyane ni umushinga w'indirimbo ya Bwiza afatanyije na The Ben, indirimbo byabaye ngombwa ko bitabaza umurundi, buryo bwo bitabaza umurundi mu bigendanye n'uburyo bw'amashusho y'indirimbo. Reka nkomeze ngutembereze ibyaranze icyumweru, kubera ko ninjira ku zindi nkuru nifuje guhera kuri iyi nkuru kugira ngo ubanze umenye ikibyihishe inyuma. Tufashisha igitangazamakuru Igihe banditse bati indirimbo The Ben na Bwiza mu bigaruye umurundi John Elarts i Kigali. Mu ijoro ryo kuwa cyenda Ugushyingo 2024 nibwo umurundi John Elarts usanzwe ari umuhanga mu gutunganya amashusho y'indirimbo y'abahanzi yageze i Kigali. Amakuru avuga ko yiyambajwe mu mushinga w'indirimbo nshya ya The Ben na Bwiza. Kuva mu minsi ishize amakuru yakomeje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ahamya ko The Ben na Bwiza bari mu mushinga w'indirimbo igomba kujya hanze mu minsi ya vuba cyane, mu buryo bw'amajwi, dore ko yarangiye. Amakuru yizewe agera ku gihe ahamya ko nyuma y'ibiganiro by'impande zombi bemeje ko John Elarts ariwe ugomba kuyikora mu buryo bw'amashusho, ni mu gihe mu buryo bw'amajwi yo yarangije gutunganywa n'uwita Roda. Kwiyambaza John Elarts ntabwo ari impanuka, cyane ko uyu musore ubusanzwe akorana bya hafi n'aba bahanzi, yaba The Ben cyangwa se na Bwiza, yaba The Ben cyangwa na Bwiza, dore ko John Elarts ari wakoze indirimbo Forever ya The Ben yasohoye nyuma y'uko akoze ubukwe. Niyo ndirimbo yakoze nyuma y'uko akimara gukora ubukwe, mu gihe ariko nanone ku rundi ruhande uyu John Elarts akaba yarakoranye na Bwiza indirimbo zigera kuri 3, ubwo ni To You, ni Soja ndetse na Penikila. Uyu musore ni umwe mu bagezweho mu gutunganya amashusho y'indirimbo z'abahanzi batandukanye, by'umwihariko ab'i Burundi, ariko akomeje kwigarura isoko cyane cyane iryo mu karere k'Uburasirazuba. Nakwibutsa ko Bwiza yaramaze amezi 3 ashyize hanze yitwa Ahazaza, ndetse na The Ben akaba aheruka gushyira hanze yitwa Prince. Reka twizere ko indirimbo y'aba bahanzi ukurikije uko Bwiza umuzi, ukurikije n'uko The Ben amajwi yabo ntawe yagereranya, urabizi neza azaba atwika. Reka turebe n'izindi nkuru, turacyari cyane mu myidagaduro, n'ubundi twifashisha igitangazamakuru Igihe, aho turagaruka kuri Mashariki yari igeze ku musozo, ku gihe bateruye bavuga bati amafoto 50 byamamare binyuranye byanyuranye umucyo ku itapi itukura mu birori bya Mashariki Film Festival. Ibyamamare bimaze kubaka izina muri sinema nyarwanda byaserutse ku itapi itukura ubwo hasozwaga iserukiramuco rya Mashariki Festival, ryabaga ku nshuro ya 10. Ni iserukiramuco ryasojwe nyuma y'icyumweru ryari rimaze riba. MC Lion Manzi, umwe mu bamenyerewe cyane mu gushyushya ibirori, niwe wayoboye uyu muhango. Byari byahuje umuhango wo kwizihiza imyaka 10 Mashariki Festival imaze, ndetse no gutanga ibihembo ku bahanzi kubahiza abandi muri sinema, yaba mu Rwanda ndetse no hanze yayo. Umuyobozi wa Mashariki Film Festival, Trésor Senga, ubwo yasozaga iri serukiramuco yashimiye abantu bose baryitabiriye. Yavuze ko mu myaka 10 byari urugendo rukomeye, ati mwakoze kubana natwe kwizihiza imyaka 10, ni ukwishimira imyaka 10 tumaze. Iserukiramuco ryatangiye ari inzozi ndetse n'icyerekezo cy'abakora sinema nyafurika, twishimira ko intambwe imaze kugera kure, twateye ikirenge gikomeye cyane. Yakomeje avuga ko batangira kubona abaterankunga byari bigoye, ndetse hari henshi hakomangaga bikanga, ariko bikaba bisigaye bitagoye cyane kubera ko bamaze kuba ikimenya bose. Yaboneyeho kwifatanya n'abari bitabiriye kwishimira imyaka 10 Mashariki Film Festival,
bakata umutsima wo kubyishimira, ni ibisanzwe n'umuco usanzwe. Bamwe mu banyuze ku itapi itukura harimo Dr Nsari, Papa Sava, Irafasha Sandrine Ponce, Mumenga Swara, waserutse yambaye kinyarwanda, dore ko yasohotse mu ishusho ya Ndabaga muramuzi, umukobwa mubona ku mashusho. Mugisha Emmanuel wamenyekanye kuri Upton Kibonke yaserutse yambaye bote, afite inkoni ndetse yambaye n'ikabutura, yambaye nk'abakonyine. Bamenya n'abandi batandukanye. Iri serukiramuco ryari rimaze icyumweru, riba aho ryatangiye ku wa 3 Ugushyingo rigasozwa ku wa 6 tariki 9 Ugushyingo, mu gihe habereyemo ibikorwa bitandukanye. Muri ibyo habayemo kwerekana filime ahazwi nko kwa Mayaka, hamamaye kera cyane, ndetse no mu Marangi. Aha herekanwe filime zitandukanye, yaba filime mbarankuru, filime z'uruhererekane, ingufu ndetse n'indende z'abantu baturutse mu bihugu bitandukanye ndetse n'izo mu Rwanda. Habayeho kandi igikorwa cyo kwigisha abashakaga kunguka ubumenyi muri sinema, uburyo butandukanye bwo kwandika, kuzikina ndetse no kuzitunganya n'ibindi. Mu gihe iserukiramuco ryasaga rigana ku musozo, habayeho igikorwa cya mashaketi. Uyu akaba ari umushinga ugamije guha amahirwe abakora filime zo mu Rwanda. Nk'uko mubibona ku mashusho, hatanzwe n'ibihembo. Hatanzwe ibihembo nk'umukinnyi wa filime w'umugabo w'ibihe byose cyahawe Willy Ndahiro, umukinnyi wese kuri interineti n'abandi, wabaye niyo inshuti ya Nick uzwi nka Kiramani, mu gihe umukobwa Vanessa Irakoze Aline wamenyekanye nka Mayire wabaye umukinnyi umwaka. Uyobora ifatwa ry'amashusho zica kuri interineti higa abandi yabaye Gratien Niyitegeka uzwi nka Papa Sava, mu gihe uyobora filime z'amashusho zica kuri televiziyo yabaye niyo yitaruje, ugira uruhare muri filime nyinshi zitandukanye nka Zacu TV, nka Shwadil irimo Dr Nsabamenya cyangwa se Papa Sava. Upton Kibonke nawe ni umwe mu begukanye ibihembo muri iri serukiramuco, yagenewe n'abaritegura filime nziza inyura kuri interineti, yabaye The Forest ya Soroba, mu gihe inyura kuri televiziyo yabaye Kalisa wa Kalisa. Umukinnyi ukizamuka mwiza w'umugabo yabaye Yannick Nshimiyimana uzwi nka Rwema, mu gihe umukobwa ukizamuka uhiga abandi yabaye Bernice Ineza. KG Solution Group nibo bakiriye abitabiriye ibi birori bya Mashariki Festival. Ngira ngo uko mubona ku mashusho byari ibirori bikomeye cyane, ubamenya nawe yari yasohotse ndetse akabasha guhabwa ibihembo bitandukanye. Uri muri siporo, nyine mu myidagaduro, reka nyicyo muri siporo. Ikipe ya PFC yatsikiye imbere ya Rutsiro, mu gihe mukeba wayo yari yamaze gutsinda itsinda igitego kimwe ku busa. Ubwo mu Rwanda abanyarwanda bafana Rayon Sport bakomeza kuririmba Murera. Dusubiye nanone nyuma gato, ni mu gihe muri Arsenal nayo yabashe kunganya na Chelsea, mu gihe ikipe ya City yari yabashe gukubitwa ibitego 2-1, aho yakubiswe na West Bromwich Albion. Ndetse twagaruka abi Manchester none, mu gihe Manchester yariraga Manchester United yo yasikaga cyane ko babashe gutsinda ibitego 3 gusa, bayitsinda Leicester City. Bati ese Manchester yaba yagarutse. Ni mu gihe abi Liverpool bo babyinaga bavuga bati twebwe tumaze gushyiramo ikinyuranyo hagati y'amakipe adukurikiye. Arsenal ifite 19, twe dufite 28, imikino 3 ni myinshi, kuzayikuramo bizagorana. Kimwe na Man City nayo turayirusha nayo amanota agera kuri 6, ubwo ni imikino 2. Gusa iyi weekend yari inyanamuntu cyane ko muri Espagne mu gihe Real yatsinda ibitego 4, Real Sociedad yavuze ati reka duhagarike abakeba wacu ari inyuma, reka tumukorere akazi. Birangira ubundi itsinze Barcelona igitego 1-0, igitego cyatandukanyije impande zombi, ariko gusa Barcelona cyanditse ko iracyari ku mwanya wa mbere. Nitugaruka kuri rutemu zibanditse ati abapolisi 150 basaga 150 b'abofisiye bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru.
ngira ngo ni inkuru izindutse nayo muri iki gitondo, ariko ntabwo bicagaho cyane ko tuzafata umwanya wo kubiganiraho byimbitse byisumbuyeho. Ahubwo reka dusoreze ku byaranze, ni inkuru nyinshi ziba zaranze icyumweru, mvuga ko hari harimo na Youth Connect Africa. Ndasoreza ku nkuru ivuga ngo umugandekazi ni mu Buganda, mu Bugande umuhanzikazi yavuze ko yakoze amasengesho yo kwiyiriza Imana ikibuno. Umuhanzikazi w'umunya-Uganda Maureen Peace Namugonza umaze kwamamara muri iki gihugu ku mazina ya Ava Peace, yavuze ko benshi yatunguye benshi avuga ko yakoze amasengesho yo kwiyiriza asaba Imana kumuha ikibuno gifatika. Uyu mukobwa ugezweho mu muziki muri Uganda yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na Galaxy TV yo mu gihugu cya Uganda, aho yavuze ko kera akiri muto abana bamusekaga kubera ko yari afite ikibuno gito, ndetse bikamubangamira kugeza ubwo yiyemeje gusenga asaba Imana kugira ngo izamuhe ikibuno, ndetse akaba yarabashe kubigeraho. Uyu mukobwa w'imyaka 24 akaba yaravutse mu mwaka wa 2000. Kuri ubu ngubu Ava Peace akaba byaramuhiriye, aho amaze kugenda yubaka igikundiro cyane cyane mu banya-Uganda hariya. Ayo ni imwe mu makuru aba yaragiye aranga icyumweru, cyane cyane mu myidagaduro. N'ubundi wasubira ku gihe turabona i Kigali ishyaka rya PL ryatangiye guhugura abayoboke baryo mu kwihangira imirimo. Abapolisi 154 bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru, abandi barasezererwa. AWUKA yatanze impamyabumenyi ku banyeshuri 500. Amafoto, inkuru noneho y'igicamugongo naho ivuga ngo igihano cy'urupfu bakigiye kugarukaho muri Burkina Faso. Minisitiri w'ubutabera muri Burkina Faso yavuze ko leta iri kwiga ku mushinga wo gusubiza igihano cy'urupfu mu mategeko yayo nyuma y'uko cyari cyarakuwe muri 2018. Bamwe mu bayobozi ba Burkina Faso barifuza kugeza ku nteko ishinga amategeko icyifuzo cyo gusabira igihano cy'urupfu nyuma yo kumara igihe kinini cyarakuweho. Ubwo iki gihano giheruka gukoreshwa hishwe abantu 4 bashinjwa guhirika ku butegetsi igihumbi 1988. Mu gihe Minisitiri w'ubutabera Rodrigue Baya yavuze ko umushinga w'igitabo cy'amategeko ahana ugiye gushyirwamo igihano cy'urupfu. Yongeyeho ko hari n'andi mategeko azongerwamo kugira ngo bijyane n'icyerekezo Perezida Ibrahim Traoré uyoboye iki gihugu kuva muri 2022. Burkina Faso ishaka kugishyira mu mategeko mashya ahana ibyaha, mu gihe bimwe mu bihugu bya Afurika bigenda bigikuraho, ndetse nk'uko ko natwe mu Rwanda twabashije kugikuraho kugira ngo dukomeze kurengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Hari n'andi makuru menshi ubasha gusoma. Turahita tubona ko Ethiopian Airlines yabaye sosiyete ya mbere y'indege itunze A350 muri Afurika. Akaba ari amwe mu makuru yagiye mu Bugande. N'ubundi icyo bita inyeganyege ni ibirori bibasha guhuza abantu mu Bugande bakishima, nabyo bigiye kongera gusubukurwa. Ubushize byakorewemo agashya, bavuga bati ni ibirori bihuza abantu bashaka kwishimisha, cyane cyane mu bigendanye n'uburyo bw'umubiri, nabyo birimo birakomanga ku muryango. Ni live update, reka ngushimire wowe uba natwe umunsi ku wundi.